Amahoro y'Imana bane namwe mwese inshuti z'Imana, ndabasuje cyane kandi nkomeje kubifuriza kugira igitondo cyiza. Ndagushimiye cyane wowe wakoze subscribe na utarakora subscribe hano kuri Bivugwe TV. Dutera inkunga ukande subscribe kugira ngo ubutaha tujye tubana mu biganiro byose bitambuka hano kuri Bivugwe TV. Urabukoze cyane kandi gukora kuri subscribe burya ntabwo bitwara igihe kinini cyane. Urareba aho hasi hari subscribe cyangwa se s'abonner mu rurimi rw'igifaransa, hanyuma rero ukoreho akazogera kari buze na kugakandeho, nibwo urabudufashije cyane. Ikindi kandi nuza gukunda iyi video uze gukanda kuri like kugira ngo byose bize kurushaho kugenda neza. Ikaze mu gutangira iyi video, niba utabonye ijambo Nyabugogo waba wabonye ifoto iriho Nyabugogo. Ikaze rero mu isi yaho ugura telefone ugasanga n'urubaho bagupfunyikiye mu envelope. Ikaze kandi mu isi yaho ugura fanta ya 800 hano Nyabugogo ugasanga ni super dipe bagutoye mu gacupa kavuyemo fanta. Ikaze kandi mu isi yaho ugura flat ugasanga n'urubaho runini barambuye hisashe neza cyane ukagira ngo ni televiziyo ya flat ya ruturu. Ikindi kandi ikaze mu isi yaho ugura umukati ugasanga na amasashe bagupfunyikiye muri envelope. Aha niho honyine uzasanga abagabo bambaye amakostime meza kandi ari kurabagirana, babasirimu kandi ubona ko bihaye buri kimwe cyose. Aha rero bazakwereka urukundo rudasanzwe kandi bakwakirane yombi, bazakubwira buryo ki bagomba kukurangira akazi kandi gahemba amafaranga meza cyane. Nawe uzajya usamare utwo uzaba ufite twose uzatubahereza, maze uzataha imbokoboko mu gihe wari wizeye ko abo bagabo bambaye neza batagomba kuguhemukira. Aha rero nkomeza kubabwira ni Nyabugogo, niho honyine mu rukundo rwinshi bazakugurisha amasocks atatu 1000 nuyageza mu rugo wambare maze amanahinguke hanze. Aha kandi niho honyine uzagura memory card ubona ko iri indirimbo zirenga 500 maze nuyigeze imbere ubone hariho indirimbo yonyine imwe ivuga. Ikindi kandi niho honyine uzagura flash ubona ko ari flash ya gigabyte 16 nuyigeza mu rugo ubone n'umugozi wa sharijeri baciye neza, kandi ntibazakugirira impuhwe bazayikugurisha amafaranga atari munsi y'ibihumbi 8. Niho honyine uwawe uzaburiya azaguhamagara kubwira ko ugomba kumuha amafaranga 5,000 aragusubiza mu minota 5, ariko bikazarangira yaguhaye mu myaka 50. Bazaguhamagara bakubwira ko Nyabugogo ariho hantu honyine bajya bagatoragura amafaranga bakuzuza imifuka bagakira bakubaka ama etage, ariko bizarangira wisanzura umukarani utoragura imyanda ku muhanda nibiba ngombwa utahire n'inkoni. Aha Nyabugogo mwumva twahahombeye byinshi. Ndagusuje cyane wowe niba warageze Nyabugogo uzi kugiye gukora akazi runaka bikarangira wisanzuraye muri gare Nyabugogo, uretse no kuharara bikarangira n'utwara utwaye twose abagizi ba nabi batugutwaye nyamara wari wizeye kugiye mu kazi. Aha Nyabugogo mureba twahahombeye byinshi. Aho ugura telefone yanditsemo iPhone wayigeza mu rugo ugasanga yanditsemo Airtel ndetse no kwaka bikaza kurangira byanze. Ugeze Nyabugogo wese bigomba kumwakira, waba uri umuhanga cyangwa se ufite ubwenge budasanzwe. Ugeze Nyabugogo uhita usanga abafite ubundi bwenge budasanzwe karemano bashobora kwibeshaho mu buzima busanzwe kandi ari abatubuzi. Aho nyine ni uzasanga ababyeyi bakubwira ko bafite agahinda ku mutima wabo batewe no kuba bamaze imyaka myinshi muri iyi Nyabugogo. Uti kandi wageze muri Nyabugogo gutaha biba byarangiye kubera ko uburyohe bw'iyi Nyabugogo nubwo benshi bakomeza kugenda bahuriramo n'ibibazo, Nyabugogo ikomeza kugenda ibaryohera. Utuwayigezemo ntagapfa gutaha, ahita abona ko yageze muri paradiso kumva n'imundiri y'abajura. Boretse gato banze wumva akakantu utumva muze kuryo ukagira ngo abariyo bose bararyoye. Ahubwo Nyabugogo sinzi ibintu bibayo bituma umuntu wese uhageze azi kagiye kuhatangira ubuzima ahita haguma azi ko ubuzima bugiye kuryo, ahubwo bikarangira byanze burundu ahubwo akisanga ari umutwe aranatoragura amashashi. Uzasanga abantu benshi bafite agahinda uzabasanga Nyabugogo bazakubwira ko bafite kumara amajoro 5 batarya. Niho honyine uzasanga indaya nyinshi ziba mu mujyi wa Kigali zibanza guturuka Nyabugogo bitewe no kubuzima bwaho babwanze. Aha Nyabugogo mureba twarahamburiwe byinshi, twahahombeye byinshi, twajyanye ibikapu byacu bikarangira ducyuye amaboko. Nyabugogo ni uzasanga abana benshi baba ku muhanda baryama ku muhanda, abandi bakarara mu marigore bakiyorosa ibikarito, bakarara banyweye tineri mu gitondo bakazinduka banywa indi tineri. Ubwo akaba ari bwo buzima abana biberamo. Nyabugogo yakomeje kugenda iyobera benshi kandi benshi bahahombeye byinshi, ntago ari ukubeshya. Kandi ndabizi neza ko nawe uri kumva inkuru niba warageze Nyabugogo ntago wabura kuba warahahombeye byinshi ngo bakwambure cyangwa baguhangike ikintu runaka rugiye kugura. Iyi Nyabugogo yakomeje kuyobera benshi. Aha rero niho bita Nyabugogo, aho uzasanga abantu bakora ijoro n'amanywa nta kuryama, amaso yabo ugasanga yaratukuye. Aho uzagera Nyabugogo ukabwira umusani ngo akurangire ku Muhima akabanza akaguca amafaranga 500 yo kugira ngo akuyobora aho hantu, wamara no kumuha nayo mafaranga 500 yo kwinywera agafege bikarangira kurangiye Nyamirambo. Nyabugogo baragupasanya bro. Aha rero niho bita Nyabugogo.
aho ubuzima bwaho nta mikino ibiburimo. Nawe rero niba warigeze kubona Nyabugogo wagera muri comment ukabanza ukatubwira. Ikindi kandi dukeneye ibitekerezo byanyu n'inyunganizi kugira ngo ubutaha tuzamenye ikiganiro tuzabakorera. Niba ari ubwa mbere warubanye natwe wibuke gukanda subscribe ukore no kunzogera kugira ngo ubutaha tujye tubana mu makuru yacu yose ndetse n'ibiganiro byiza byuje cyangwa bitambuka ngaha kuri Bivugwe TV. Ndabashimiye cyane, amahoro y'Imana bane nawe, ntuze kwibagira gukanda subscribe hanyuma rero ukore no kunzogera.